after sleeping and fasting overnight, your fat storage nyuma yo gusinzira no kumara ijoro ryose utariye, umusemburo witwa insuline ubika ibinure uba uri ku kigero cyo hasi cyane. Ibi bivuze ko uturemangingo tubika urugimbu tuba twafungutse kandi twiteguye kurekura urugimbu rwari rubitswe. Icyakora akamenyero kamwe kabi mu gitondo gashobora gutuma uyu musemburo ukanguka vuba, bigatuma umubiri usubira mu buryo bwo kubika ibinure aho kubitwika. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza amabanga 12 ashingiye ku bushakashatsi bwa gihanga yabafasha guhindura imikorere y'umubiri wanyu metabolism, kugira ngo ubashe gutwika ibinure umunsi wose. Aho wageze ni kuri Jean Paul Official, umuyoboro ubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwa buri munsi. Mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Pansenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera uje ugira amahirwe yo kwibanira nanjye buri munsi muri biganiro utapfa gusanga ahandi. Uhereye umwanya uragira amahirwe yo kujya ugezwaho izi mpanuro zamaze gukiza indwara nyinshi abantu babana nanjye buri munsi. Noneho dore amabanga 12 ashingiye ku bushakashatsi bwa gihanga siyanse yabafasha guhindura imikorere y'umubiri wanyu metabolism, kugira ngo ubashe gutwika ibinure umunsi wose. Ibanga rya mbere ni ukunywa amazi y'akazuyaza kamuriyemo indimu buri gitondo. Uburyo bumwe bwiza bwo gukomeza gutakaza ibinure ni ugukoresha ikinyobwa cy'indimu. Indimu ikubiyemo fibre itagira ibivumbikisho yitwa albinoxylane. Iyo uyivanze n'amazi ihinduka nk'isukari ifashe itera igifu kumva cyuzuye. Ibi bituma umubiri urekura umusemburo wa GLP-1 ubwira ubwonko ko haze, bigafasha kugabanya inzara kandi insuline ikaguma hasi. Ubushakashatsi buhamya ko gukoresha garama 10 z'indimu ku munsi bigabanya ibiro 2 mu byumweru 12. Uko bikorwa: fata indimu imwe iringaniye uyikamurire mu gikombe cy'amazi y'akazuyaze iminota 30 mbere yo kurya mu gitondo. Ibanga rya kabiri ni ukurya ibyo kurya bikize kuri proteine mu gitondo, aho kurya imigati, ibinyampeke byatunganyirijwe mu nganda cyangwa imitobe y'imbuto izamura insuline. Tangira umunsi urya garama 20 kugeza kuri 30 za proteine z'umwimerere. Ibyo warya: amagi, soya, ubunyobwa, tofu, fromage, avoka cyangwa ingano zimejeje. Akamaro kabyo: ibi biribwa bikubiyemo vitamine B zifasha uturemangingo bita mitochondrie gutwika ibinure. Soya yo ifite lecithin yubaka imihore. Uko ugira imihore myinshi niko umubiri utwika ibivumbikisho byinshi. Ibanga rya gatatu ni ukwirinda ibinyasukari mu ntangiriro z'umunsi kare. Iyo uriye ibinyasukari umubiri uhita urekeraho gutwika ibinure ugatangira gutwika isukari. Niyo mpamvu ari byiza gutinda kurya ibinyasukari kugeza ku ifunguro rya kabiri ry'umunsi. Ibi bituma umubiri wawe umenyera gutwika ibinure nk'inkwi zawo za mbere. Ibanga rya kane ni ukurya ibyo kurya bikize kuri polyphenol. Polyphenol zigabanya gukura k'uturemangingo tw'ibinure. Wazisanga mu nkeri, icyayi cy'icyatsi bita green tea n'ifu ya kakao mbisi low cacao. Zikora mu gukangura enzyme yitwa MPK, ariyo muryango uvuga ngo umubiri utangire gutwika ibinure, cyane cyane byo kunda n'ibizengurutse inyama zo mu nda. Ibyo wakoresha: vanga igice cy'igikombe cy'inkeri, ikiyiko cy'ifu ya kakao n'ikirahuri cya kefire maze winywere. Ibanga rya gatanu ni nitrate n'imboga rwatsi. Ibinure byo kunda bikunze gukonja kuko amaraso aba adatembera neza ngo agezeho imisemburo bitwika. Imboga nka epinari, seleri cyangwa perisile zikubiyemo nitrate zihinduka nitric oxide yagura imijyana y'amaraso, bigafasha imisemburo nka adrenaline kugera ku binure ikabitwika. Ibanga rya gatandatu: kugendagenda mu gitondo utararya, fasted walking. Kugenda n'amaguru iminota 10 kugeza kuri 20 utararya bituma umubiri ukoresha urugimbu rwabitswe nk'ingufu. Ibi bishobora gutuma utwika ibinure byinshi ku kigero cya 20% ugereranije no kugenda wariye, kandi bikazamura imisemburo itera igikuriro growth hormone. Ibanga rya karindwi: umunyu wa gikukuru n'indimu, sea salt and lemon. Mu ijoro dutakaza hafi litiro y'amazi binyuze mu kubira icyuya no guhumeka. Ibi bituma uzinduka
ugahinduka unaniwe cyane. Uko bikorwa, vanga umutobe w'igice cy'indimu n'agace k'umunyu wa gikukuru isisoti mu mazi y'akazuyaze. Umunyu ufungura imisemburo naho indimu igafasha gutwara ibinure aho bigomba gutwikirwa. Ibanga rya 8, koga amazi akonje cold shower. Koga amazi akonje iminota 30 kugeza kuri 60 gusa bituma umubiri ukoresha ibinure nk'inkwi zo kuwuhembura kugira ngo ugumane ubushyuhe bwa dogere 37. Ibi bituma umubiri ukomeza gutwika ibinure niyo umaze kuva muri dushe. Ibanga rya 9, imyitozo ngororamubiri ya high intensity interval training ni imyitozo y'ingufu zikaze mu gihe gito. Ibi bituma umubiri ukomeza gutwika ibivumbikisho mu masaha 12 kugeza kuri 28 nyuma yo kuyikora. Uko bikorwa, humeka cyane cyangwa simbukira aho uri mu gihe cy'amasegonda 30, uruhuke amasegonda 60, ubikore mu gihe cy'iminota 15, bikore 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Ibanga rya 10, kuba wibagiwe kunywa ikawa caffeine delay. Kunywa ikawa ukibyuka bishobora kuzamura umusemburo wa stress bita cortisol cyane. Inzobere mu by'ubuzima zivuga ko ari byiza gutegereza iminota 90 umaze kubyuka. Niba udashobora gutegereza, mu icyayi cya romare kandi ikawa ubishatse wayireka nta mukiro wayo. Ibanga rya 11, vinegere na tangawizi. Acetic acid iboneka muri vinegere ituma igifu kitarekura ibiryo vuba, bikarinda ko isukari mu maraso izamuka vuba. Uko bikorwa, vanga ikiyiko cya apple cider vinegar n'ikiyiko cy'amavuta ya elayo, ubisuke ku mboga zawe mu gitondo. Ibanga rya 12 ni berberine. Iki ni ikinyabutabire cy'umwimerere cyakuwe mu bimera, gikoreshwa mu gukangura MPK wa muryango utwika ibinure. Ubushakashatsi bwerekana ko ifasha kugabanya ibiro n'ibinure byo kunda. Doze, ufata miligrama 500 inshuro 3 ku munsi, iminota 30 mbere yo kurya. Umwanzuro n'inama ya nyuma, ikintu gikomeye muri byose twavuze ni gahunda yo kurya 2 ku munsi, mu gitondo no ku manywa gusa, ukirinda ibyo kurya bya nijoro. Nyuma y'ifunguro rya 2 rekera kurya hasigaye amasaha 3 cyangwa 4 mbere yo kuryama. Ibi bituma umubiri utwika ibinure usinziriye. Wongeye kunywa amazi meza n'umunyu muke wa gikukuri rimwe na rimwe mu gitondo, warara ugeze ku buzima bwiza wari warabuze. Gusa ukwiriye kubigira akamenyero, ukajunywa amazi y'akazuyaze mu gitondo kibyuka kugira ngo umubiri wawe ugire ubuzima bwiza. Wabikora ute mu gitondo kibyuka? Ufata 1/2 cy'amazi y'akazuyaze, utarwaye igifu wakamuriramo indimu, utarwaye diabete wavangamo ikiyiko cy'ubuki. Iyo hashize isaha urya ibyo kurya bitunganyije neza, bibaye byiza byaba byiganjemo imbuto. Saa sita wongera kunywa amazi, hanyuma hashira amasaha 2 cyangwa 3 kongera ukarya ibyo kurya bitunganyijwe neza. Icyo wirinda ni ukwirinda kurya ibyo kurya bya nijoro kuko nta mukiro wabyo. Ibyo kurya bya nijoro bitera gusinzira nabi, kurarana inzozi mbi, kubyuka wavunaguritse, kuribwa n'umutwe cyane, kubana n'abandi nabi, kugira umushiha, uburakari no kuvoma hafi. Umuntu ushaka ubuzima bwiza yirinda ibyo kurya bya nijoro. Maze Imana imugenera gukora iminsi 6, imugenera kurya 2 ku munsi, nubwo buno yihaye kurya rimwe ku munsi no kurya rimwe mu ijoro. Ijoro ryari ryaragenewe gusinzira, none umuntu yarigize iryo kurya, byabaye ingorane yo gutuma mu gitondo abantu babyukana umutima mubi, kudashaka kuvuga, kudashaka gukora, kudashaka kurya, kubiha mu kanwa bitewe no kurangiza kurya ajya kuryama, kandi nabwo ari ibyo kurya by'amoko mabi. Imana yari yategetse ko umuntu azarya, ariko imupangira ibintu azarya. Ngiye kuvugaho gato cyane. Zaburi 104 umurongo wa 104:14. Ameze nk'ubwatsi, ameze imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, baboneranishe mu maso haba amavuta, kandi imitsima iha imitima y'abantu gukomera. Iyi ngingo ntabwo nyitindaho cyane, uzasanga muri Bibiliya bavuga umutsima cyane, ariko abantu bo bamaze guhindukirira ibinyamizi. Kandi mureke mbarangire bantu mutwumva, ibinyamizi mujye mubiha umwanya muto, cyakora buri munsi biboneke. Ngo ndavuga imyumbati, ndavuga ibijumba, ndavuga ibirayi, ndavuga amateke, ibyo birakwiriye. Yewe n'ibikoro ku bihugu bibigira
yarangiza ariko bigomba kuba bike. Impamvu ibi ni ibiribwa umuntu arya yarangiza akanyurwa n'akadashyitse. Inshuti muvandimwe, ni bari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, ikandire subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro naguteguriye uwo mwanya. Mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul, umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Mbifurije ubuzima bwiza, umukiro n'umunezero.